hari nka filime abantu barasanzwe bakurikirana kuri Goodreads muri iyi minsi zitari gusohokeraho ariko kuri website ho ziri gukomeza ubwo ni Goodreads TV hari abantu benshi bamaze igihe batwandikira baduhamagara hari filime zatambukagaho zitari gutambuka muri iki cyumweru guhera muri iki cyumweru ushobora kuzirebera kuri website n'ubundi ni wa3movies.net ukaba wakomeza ukazikurikirana hanyuma ikindi ndashimira rwose abantu mwese iyo nicaye mu maze kumenya ko nyine angiye kwakira umwe mu batumirwa dufite kuri uyu mugoroba n'umwe mu bantu bataje kuri iyi kamera rimwe cyangwa se kabiri ahubwo yahagize nko mu rugo ariko nibyo n'ubundi hamaze kuba mu rugo n'umwe mu bantu nemera bitewe n'ibintu byinshi agenda akora asobanura filime ni umuproducer ni umuhanzi ni umudirector tumugize nyine itungo ashobora kuba ryarindi tugwaye ikaze murakoze cyane ahubwo noneho ngiye ikintu nkundira buriya kuba umushyitsi ukuntu buriya abashyitsi bakirwa neza buriya hari n'amatutanywa ngo ni ay'abashyitsi niyo mpamvu rero nzakora uko nshoboye nkajya mpora ndi umushyitsi so hari haciyeho iminsi myinshi byanze kunze nyine hari abantu baguze televiziyo ejo baba bakeneye kumenya se ninde noneho dufite uyu munsi cyane ko wenda benshi barakuza ariko si bose ubwo babandi baguze televiziyo ejo cyangwa se bayiguze uyu munsi bakaba bashyizeho aka kanya naho twabibwira murakoze kunyakira ndi Sayiga wanyu Besto nkaba VIP nkaba audio producer nkaba video director nkaba umusobanuzi wa filime noneho muri iyi minsi nsigaye nakoropa nsigaye nkoropa twaje gusanga buriya agasobanuye wenda nanashimira cyane abantu badukurikira mu gasobanuye ariko twaje gusanga agasobanuye konyine kadahagije ntabwo karimo ibiceri se bishobora kugutunga ibiceri birimo ariko narebeye kuri bakuru bacu hari abasigaye borora inkoko abasigaye bagira gute nanjye mpita njya gukoropa ntabwo mworoshye urimo urabibona ariko worora inkoko wenda muzi none se ubwo nta kintu wumva mu gasobanuye none se tugakemanga se aya ntabwo twagakemanga agasobanuye karebwa n'abantu benshi agasobanuye ntabwo twagakemanga ubwo ni mpamvu mbikomoje hari utumesaje maze iminsi nakira kagasobanuye se bigenze bite ngo imiziki se hari ukuntu buriya uba uri kugenda waguka urabizi tuba tugomba gukora uko dushoboye ikintu cyose dushoboye gukora tukagikora noneho bikaba ari akarusho mu gihe ikintu ubona ko ugishoboye cyane rero muri uko kwaguka nyine tuba tugomba kugenda tunagura ibyo dukora twongeramo tuzana utundi dushya so Cedric uze kugaruraho uyu mugabo avuze ko akoropa cyane byagenze gute kugira ngo wumve ko noneho uretse agasobanuye uretse kuba umudirector uretse kuba na bya bindi badusobanurira uvuga uti ngiye noneho no gukora business yo gukoropa byaje gute igitekerezo cyatangiriye agato ntabwo ari ugukoropa gusa kuko tunoza n'intebe tukoza tapi ahubwo ari akantu buriya nari mfite natekerezaga nka mbere yuko tujya gutangira najyaga ntekereza nk'abantu bashobora kuzajya baduhamagara cyane bazajya baduha ibiraka cyane noneho nza gutungurwa nuko hari abandi bantu ntigeze ntekerezaho cyane ubu ngubu namaze kubona ko aribo bantu barimo barabukinga cyane bihoraho kugira ngo tujye tujya kubafasha buri cyumweru cyangwa se ugasanga ni kabiri mu kwezi buriya ntabwo nari nzi ko abantu mwibana muri ghetto twibana iyo utavuga se kwanika matora bigorana ntabwo nari nzi ko kwanika matora bigorana kwanika matora tuyanika ubundi habaye matora se erega hari ibintu byinshi bishobora gutuma matora itoha amazi yamenekaho hari n'ukuntu noneho wowe uba wifuza ko twebwe tuza matora yawe tukayitunganya tugahita tunahava yumutse cyane cyane noneho nko ku bijyanye n'intebe twebwe ari kuvuga abafite imiryango ahubwo se wiyumvishamo bafite abana banyara ku buriri wenda wari wiyumvishamo uravuze ngo impamvu mbivuga nuko ni bamwe mu bantu bantunguye ntago nari niteze ko
ari bamwe mu bakiriya tuzakira cyane ku nshuro ya mbere, Yego. ariko naje kubasangamo ndavuga ni noneho bya bintu birarenze. Birimo biragenda biba byiza kurushaho. Okay, ariko tubwira ubundi ni izihe serivisi noneho mufitemo wenda umuntu mba twabyinjiyemo, hari ugukoropa? Muri make dufitemo serivisi zose zigendanye n'amasuku y'inzu. Hari nk'umuntu nk'inzu iba ari bw'icyuzura utarayimukiramo ariko ugasanga ikeneye amasuku, amakaro se hari amarangi yaguyeho, inkuta ntabwo zimeze neza, intebe zajemo ivumbi, ikintu cyose kigendanye n'amasuku yo mu nzu, koza intebe, koza amatapi, n'andi masuku yose yo mu nzu yose tuyakoraho. Noneho by'umwihariko tukaba dufitemo n'ikindi gice cy'abantu bagira nk'amajaride usanga afite udukoko, udusimba tubarira, indabo n'ibiti, cyangwa se ugasanga hari udusimba twakuzengereje, naho turaza tukazana imiti yabugenewe tukabikurikirana cyane. Ahantu hari udukoko murebana natwo tukagenda? Ahantu hari udukoko rwose natwo tundi dutera sida? ntabwo turahura n'umukiriya ubidusaba, ariko niteguye ko nawe naramuka aje tuzashaka igisubizo tumuha. Alright, so nishimiye kukwakira, noneho nkakwakira utatubwira kuri filime gusa. Abantu baba bazi ko nyine gukora filime, gukora umuziki, gukora production, kuba wakora ibintu bigendanye na entertainment, utakora business. Ngizi ngero yatubwiye ko bamwe borora inkoko, hari n'abandi bakora n'ibindi. So none umuntu ashobora kwibaza se kubera iki umuntu wese ugize icyo akora kigafatisha idatekereza indi business itandukanye nabyo? Ni uko ari iby'igihe gitoya, bize igihe gitoya, cyangwa ni uko nta mafaranga bibamo? Nkeka ko buriya iyo uri muri business cyane cyane twebwe ino business dukora, wenda rekana nabibwira n'abantu twigeze no kubikomoza ngira ngo ubwo duheruka kuganira, twebwe dukora akazi kaduhuza n'abantu. Rero iyo ukoze akazi kaguhuza n'abantu ugomba gutekereza, noneho bikanarenga gutekereza kuri wowe gusa, ugatangira no gutekereza ku bandi, kuri ba bantu no kuri ba bantu uba waragiye uhura nabo, abantu baba baragukunze kubera ibikorwa ukora. No kuvuga nka Sai Fresh Cleaning, dufite intego y'uko usibye kuba dukora nyine ako kazi, urumva ni n'uburyo bwo kugira ngo dutange akazi, kubera ko ubusanzwe muri twagiraga Sai Music and Pictures, dutunganya amajwi n'amashusho, n'ubu ngubu gahunda iracyakomeje, ariko ntabwo abantu bose bakora imiziki, ntabwo abantu bose ariko bakenera videos cyangwa se gukora amafilime n'ibindi. Rero iyo haje nka Sai Fresh Cleaning, wari uburyo bwo kugira ngo tunegere ba bantu bandi bashobora gukenera izindi serivisi zitandukanye na entertainment, ndetse tunabonereho natwe kuba twagira abantu navuga ko twahereza akazi. Buriya muri iki gihe hari ukuntu kubona akazi bisigaye binagoye, ku buryo iyo ukoze igikorwa ubundi gishobora kugira icyo cyinjiza kikagera n'abantu giha akazi, iba ari intambwe nziza kabisa. Nkeka ko uri gutera muri kariyeri iyo ari yo yose cyane. Ni muri urwo rwego. So umuntu ashobora kwibaza noneho se izi serivisi mwatangiye kuzitanga, kuko niba mwatangiye wenda kuvuga reka tubyereke abantu, reka tubyamamaze, hari wenda n'abatangiye kubona izo serivisi? Serivisi twatangiye kuzitanga already. Ndi no kubwira ku bakiriya tumaze iminsi twakira, agataho nanashimira abantu bose batwizeye. Ngira ngo tugiye kumara hafi igihe kitari kinini cyane dutangiye, ariko already ibintu byose birahari, ibikoresho, imashini zimeze neza, zumutsa, izoza, imashini. Hari ukuntu none hari nk'ibintu nge ntari nzi kubera rero kwibera muri entertainment cyane, ntabwo nari nzi ko buriya hari uburyo nk'umuntu yoza nka tapi muri ako kanya igahita inumuka, agahita anayisubizamo, mukiraho mukibiganiraho, ahubwo ugahita utangira kongera kuyikoresha. Nk'ibyo bintu sinari mbizi, ariko birumvikana byanze bikunze akazi nge nsanzwe nkora barakazi, byagombaga kuntungura. Gusa izo mashini zirahari zoza amatapi, zikayumutsa, intebe, matera, n'andi masuku yose y'inzu. Noneho by'umwihariko hari nka company
uba usanga zikora akazi kakira abantu benshi ariko ugasanga umwanya wo gukora isuku bijya bigorana kubera ko bakora iminsi yose. Aho ngaho rero hari n'uburyo ugira gutyo ukatubukinga ku buryo uduhereza umunsi ukagira uvuga uti uyu munsi mwebwe mujye muza muhite mudukorera amasuku fasita ku bikoresho bimeze neza n'abakozi b'abanyamwuga. Noneho uwo munsi twebwe twahita tujya twimanukira tubitunganya akazi gakomeza. Ni byiza kandi kuraje. Hanyuma hari abantu badukurikiye bifuje kubagana bumvisha ibyo mukora, amasuku, guhanagura bimwe mu bikoresho byo mu nzu, twumvishemo amatapi, twumvishemo intebe, twumvishemo matera n'ibindi. Hanyuma ubwo umuntu bakeneye araza kubabona gute? By'umwihariko utange nimero wowe umuntu azaguceho, sibyo? Yego, umuntu ubakeneye azababona gute? Ku muntu rero dukeneye dufite website ushobora kunyuraho ukaba wabukinga, iriho n'andi makuru atandukanye y'ibigendanye n'ibyo dukora, hari nk'ibyo udasobanukiwe. Ni wa3.sayfreshcleaning.com. Iyo ni website ushobora kunyuraho ukaba wabukinga ukababona n'andi makuru. Hanyuma rero tugira na nimero ushobora guhamagara, ni 07 9 47 97 022. Iba no kuri WhatsApp iyo ngiyo ni ya call, niyo guhamagara gusa. Hanyuma tukagira n'indi nimero n'ubundi dusanzwe dukoresha muri Sai Music and Pictures, nayo ushobora kuba wayandikaho kuri WhatsApp cyangwa ukayihamagara, n'ubundi turagufasha bitewe na serivisi wifuza. Ni 07 8 2 5 3 2 6. Ni ziriya n'ubundi ziri kuri screen. Ni ziriya n'ubundi ngira ngo nk'abantu basanzwe batugana muri Sai Music and Pictures, serivisi twari dusanzwe dutanga n'ubundi ziracyakomeje, audio production, video production, n'ubundi ushobora guhamagara cyangwa ukandika kuri iriya nimero, byose birakunda cyane. So hanyuma Saiga, twakaganire byinshi ariko iminota yatujyanye. Ndi kubona saa 5 zibura iminota 3 kandi tugomba no gusigamo playlist ya babandi bagiye badusaba indirimbo zitandukanye. Buraza kutubwira nawe akaririmbo wakoze ukunda. Ngira ngo gahunda nyine tuba turimo ayibonye. Hanyuma rero uze no kudusezera nyine abantu bawe bo muraza gukomezanya kuri iriya nimero ya telefone. By'umwihariko hari hashize n'igihe ntahuza n'abantu muri iStars. Ntago nabura kugenda ntababwiye yuko Sai Movies filime zigikomeje gusohoka kuri website, ngira ngo ibyo barabimenye cyane, ndetse nanabihanganisha. Hari nka filime abantu barasanzwe bakurikirana kuri Goodreach muri iyi minsi zitari gusohokeraho, ariko kuri website ho ziri gukomeza. Ubwo ni Goodreach TV. Hari abantu benshi bamaze igihe batwandikira baduhamagara. Hari filime zatambukagaho zitari gutambuka muri iki cyumweru, guhera muri iki cyumweru ushobora kuzirebera kuri website, n'ubundi ni wa3.saymovies.net, ukaba wakomeza ukazikurikirana. Hanyuma ikindi ndashimira rwose abantu mwese mukomeje kutwizera mukaduha akazi muri Sai Fresh Cleaning. Ngira ngo nuko wenda ntawe twazanye yari gutanga ubuhamya bw'uburyo ibintu turi kubikurikirana. Ubu ngubu ahantu turi kuhakoraho hakaka. Ubwo nanjye nyine muzamperaho kugira ngo nanjye nzabatangire ubuhamya. Sinakubwiye se ahubwo serivisi turi kugenda tuba ariko by the way courage. N'abantu benshi baba bakeneye ibyo bintu. Hari nk'umuntu nyine we abavuga ati akazi kanjye ni kenshi muri weekend sinabona uburyo njya gukora ayo matapi n'ibindi byinshi, intebe, akavuga ati nkeneye abantu, ubwo ngubwo bagomba kuza kubagana. By'umwihariko nanibutsa abantu ko buriya twebwe iyo duhaye akazi ntabwo twebwe gusa ubahaye akazi, hari n'abandi bantu benshi ubahaye akazi, kubera ko already dufite abo dukoresha, bafite imiryango, bafite abo batunze. Bivuze ngo rero twebwe kuduha akazi buriya hari n'ukuntu ubu nakoreyemo n'umugisha ushobora kuzakitwaza twazagera ku marembo ukazahita uvuga uti ngira ariko Sai Fresh Cleaning nabahaga akazi, bagahita bavivuga komeye. Urumva ko rero kuduha akazi ni ingenzi.
Okay, urakoze cyane. Yeah, Alright, so- murakoze cyane. Yeah. Aha. Hanyuma rero reka tubanze turebe turimo nka tubiri buri duce tugaruka tunagana ku musozo w'ikiganiro. Hari zimwe mu ndirimbo mwagiye munsaba muri benshi, hanyuma nanabibutsa ko uwitwa Rutagengwa GMV arakubwira ati wirinde kugenda mu modoka yawe ufite ubushyuhe budasanzwe kuko bagufasha kuba bashyira AC mu modoka yawe